nyuma yo kubona amafaranga filimi nka Spider-Man, The Hulk ndetse na X-Men zari zimaze kwinjiza, Marvel yahise ibona ko yakoze ikosa rikomeye ryo kugurisha inkuru zayo. Ubundi imbere Marvel yari isanzwe igurisha inkuru zayo mu buryo bushushanyije. Nyuma yo guhura n'igihombo mu mwaka w'1990, Marvel yahisemo kugurisha inkuru zayo zimwe na zimwe kugira ngo ive muri icyo kibazo. Mu nkuru yagurishije harimo inkuru ya Spider-Man yagurishije kuri studio yitwa Sony Pictures, inkuru ya The Hulk yagurishije kuri Universal Pictures, X-Men yagurishije kuri 20th Century Fox ndetse n'izindi nka Fantastic Four ndetse na Blade. Kuba wabonye filimi ya Spider-Man yasohotse mu mwaka wa 2002, yasohotse mu mwaka wa 2004 ndetse n'iyasohotse mu mwaka wa 2008, wongeyeho na za Amazing Spider-Man zose, ziriya filimi zose ni Sony Pictures yari yazikoze. Ikimara kugura uburenganzira kuri Spider-Man ihugurira Marvel. Ni ukuvuga ngo Marvel ikimara kugurisha uburenganzira bwayo kuri Spider-Man, ntabwo yari yemerewe gukora filimi irimo Spider-Man, kimwe na The Hulk ikimara kumugurisha kuri Universal Pictures, wongeyeho na ba X-Men. Ushobora kuba ufite amatsiko ukuntu bano ba character tubabona muri filimi za Marvel kandi yarabagurishije. Ni inkuru ndende, gusa uyu munsi ntabwo rero tugiye kuvugaho, tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Filimi z'izo nkuru zose Marvel yari imaze kugurisha zinjije amafaranga menshi cyane, maze Marvel ifata umwanzuro wo kutongera kugurisha inkuru zayo, ahubwo ihitamo gutangira gusohora filimi ku giti cyayo. Yari ifite amafaranga make ariko ikora iko ishoboye, ikusanya amafaranga yose yari ifite kugira ngo yashore muri filimi. Byari nko gukina urusimbi kuko amafaranga ahomba yari kubisigariye ku busa. Nuko mu mwaka wa 2008 Marvel itangiza umushinga wayo wa mbere wa filimi yitwa Iron Man. Amafaranga hafi ya yose yari ifite yashora kuri iyi filimi. Bishatse gusobanura ko yakoze uko ishoboye kugira ngo yizere ko iyi filimi izayagaruza, binyuze mu gushaka mu director mwiza ndetse n'abakinnyi beza. Icyo tugiye kuvugaho ni abakinnyi. Nuko Marvel itangira gushaka abagomba gukina role ya Tony Stark binyuze muri casting, uburyo busanzwe bukoresha n'andi ma studio mu gushaka abakinnyi. Dore ngabo bose abitabiriye casting ku mwanya wa Tony Stark, ndetse n'impamvu batabahisemo bagahitamo uwo mwese muzi. Umugabo wa mbere washaka gukina iyo role ya Iron Man, umugabo w'icyamamare witwa Tom Cruise. Yamenyekanye cyane muri filimi nka Mission Impossible, Top Gun ndetse n'izindi nyinshi. Muri iki gihe yari icyamamare kandi impano ye ntabwo yashidikanwagaho. Ariko se byagenze gute kugira ngo ntakine iyi role? Impamvu ya mbere, Tom Cruise yashaka kugira uruhare runini mu ikorwa ry'iyi filimi. We ntabwo yashaka gukora ibyo bamubwiye gusa, ahubwo yashaka gutanga ibitekerezo kandi bikakira, bitewe n'uko yari icyamamare. Urugero, we ntabwo yashaka isura ye itazajya igaragara mu gihe yambaye iriya suit ya Iron Man. Yashaka isura ye izajya igaragara igihe cyose. Muri make yasabaga Marvel ko ku isura bashyiraho ikirahure, isura ye ikajya ihora igaragara, ibintu Marvel itashakaga. Ikindi kandi nk'icyamamare yari akeneye umushahara uri hejuru ya miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, kandi Marvel ntabwo yari yiteguye kwishyura amafaranga yose. Izo mpamvu ebyiri ziteranyije zatumye Marvel ihitamo kudakorana na Tom Cruise. Umugabo wa kabiri ushaka gukina iyi role ni Nicolas Cage. Abenshi muzi muri filimi nka Face Off, Talker Live, Ghost Rider ndetse n'izindi nyinshi. Nawe yitabiriye casting, ariko impamvu ebyiri zatumye adahabwa iyi role. Impamvu ya mbere ni uko filimi ya superhero yari yakinnye yitwa Ghost Rider yari yanzwe cyane. Ni ukuvuga ngo iyi filimi ikimara gusohoka abantu ntabwo bayikunze. Ibi byatumye Marvel igira ubwoba bwo kumuha iyi role, bumva ko nayikina bishobora gutuma abantu batayikunda, bitewe na filimi bwa mbere yari yakinnye itari yakunzwe na gato. Impamvu ya kabiri ni uburyo yavugaga. Abashakaga abakinnyi bumvishe bidahwanye n'uko bashakaga ko Tony Stark agomba kuvuga. Muri make imivugire ya Nicolas Cage yari itandukanye cyane n'uko abashakaga abakinnyi bashaka ko Tony Stark agomba kubavuga. Bityo izo mpamvu ebyiri ziteranyije zituma iyi role ayibura. Umugabo wa gatatu ni Tim Orient. Azwi cyane muri filimi nka Hitman, Scream,
Girl Next Door ndetse n'izindi nyinshi. Nawe yitabiriye casting kandi agera kuri finale. Gusa uburyo yigaragajemo ntabwo bwemezaga cyane, bituma adahitwamo. Muri make ni benshi bitabiriye, barimo Hugh Jackman muzi muri X-Men, Clive Owen muzi muri King Arthur, ndetse na Sam Rockwell muzi muri Moon. Nabo muri rusange bari bitabiriye. Gusa nshaka ko tugeraho umugabo witwa Robert Downey Jr. Umugabo wavugagwa nabi muri sosiyete ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bitewe na hahise yabe yari afite, ariko bikarangira yegukanye uwo mwanya. Guhera mu mwaka w'1990, Robert Downey Jr. iwe hari muri gereza bitewe no gukoresha ibiyobyabwenge. Nubwo yavugagwa nabi gutyo, ntabwo byamubujije kuza mu bahatanira uyu mwanya. Yaritinyutse araza, ariko se byagenze gute kugira ngo awubone? Nawe kimwe n'abandi bose yaraje ariyerekana, ariko uburyo yigaragajemo byatangaje abamurebaga bose, kuko atarakiri Robert Downey Jr. ahubwo yabaye Tony Stark. Iyi mpano idasanzwe yego yari afite ntabwo yashidikanwagaho, ariko ibintu bibiri yavugagwaho byatumye Mavi ubwoba bwo kumuha irori, cyane ko iyi filimi y'ihomba byari kuba ari amaherezo ya Mavi. Director w'iyi filimi ariwe John Favreau yakunze cyane Robert Downey Jr. nuko atangira kumvisha ba nyiri filimi kuntu kumwitamo yaba ari amahitamo meza, agira ati Robert Downey ubwe ni Tony Stark, ntabwo bizamusaba gukina kuko n'ubundi asanzwe ariwe. Ibi yabivugaga bitoye n'ubuzima Tony Stark cyangwa se uyu Robert Downey Jr. yari yaranyuzemo. Yari umuntu utita ku buzima bwe nk'ibiyobyabwenge, ariko wabonye amahirwe ya kabiri akijya muri rehab. Ibi byasaga neza n'ibya Tony Stark wagombaga kuba umuntu utita ku bintu, ukora ibisasu bya kirimbuzi, ariko akaza guhinduka nyuma yo kubona ingaruka z'ibisasu bye. Ibi uyu mudirector yabyumvishije ba nyiri filimi barabyemera, cyane ko n'ubundi Robert Downey Jr. yarimo abaka umushahara muke, $500,000 by'amadolari byonyine, mu gihe Tom Cruise yabakaga amafaranga arenga $20,000,000 z'amadolari y'Amerika. Nuko asinya kontra, ahamya neza ko agomba kwirinda kongera kugwa mu mico mibi, cyane cyane ya drugs. Iyi filimi ya Iron Man igisohoka, Mavi yaratunguye cyane bitewe n'amafaranga menshi yinjije, kuko yinjije amafaranga arenga $500,000 z'amadolari y'Amerika ku mafaranga atagera kuri $200,000 bari bayikoresheje. Abantu bishimiye cyane imikino ya Robert Downey Jr. baramukunda cyane. Iyi filimi yatabaye kariyeri ye yari hafi kugwa, maze bigaragaza ko buri wese aba akeneye amahirwe ya kabiri. Ngayo nguko Robert Downey Jr. ni umwe mu byamamare birenze muri Hollywood, kandi kariyeri ye haraburaga gato ngo yangirike. Ndabashimiye kuri mwe mugeze amureba, ndabasaba gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa kuri njye ni inkuru ikomeye. Ndabashimiye cyane.